Ubusobanuro bw'izina Cleophas. Cleophas ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Cleophas ni izina rikomoka mu Kigereki ku ijambo Cleopatros ribonekamo amagambo abiri. Cleos bisobanura ikuzo cyangwa se kwamamara, na pater bisobanura papa. Ubwo rero izina Cleophas risobanura ikuzo rya papa cyangwa se ikuzo ry'umubyeyi w'umugabo. Rino zina ni izina riboneka muri Bibiliya ubwo abigishwa babiri ba Yesu bari kujya Emawusi, bagiye baganira uburyo Yesu yishwe n'uburyo yapfiriye abantu, maze Yesu abiyungaho. Muri abo bantu baganiraga umwe yitwaga Cleophas. Ibi byanditse muri Luka ibice 24 ku murongo wa 18. Dore imwe mu mico n'imigirire ikunze kuranga umuntu witwa Cleophas. Cleophas ni umuntu uba ari umwizerwa cyane. Cleophas ni umuntu utanga urugero ku bandi kandi bakamugenderaho. Cleophas ni umuntu uzi kubana n'abantu b'ingeri zose, kandi Cleophas ni umuntu uzi kwita ku nshingano ze. Cleophas ni umuntu uzi gusesengura, kandi iyo muri kuburana ntabwo wapfa kumutsinda. Cleophas ni umuntu ukora cyane ku buryo usanga rimwe na rimwe abura n'umwanya wo kuruhuka. Cleophas ni umuntu ufite ubwonko butyaye, kandi ni umuntu uzi gutanga ibitekerezo bishya. Gusa bitewe n'ukuntu yitwararika, kwihanganira abantu bakora amakosa bikunze kumunanira. Ni umuntu kandi ugaragaza amarangamutima ku rwego rwo hejuru. Cleophas ni umuntu ukora imyuga imusaba kuba mu bantu benshi. Cleophas ni umuntu uzi kwishakira ibyishimo, kandi Cleophas ni umuntu uzi kwita ku bintu cyane. Cleophas kwisobanura cyangwa se kwiregura biri mu bintu bigora cyane Cleophas. Iri zina rero Cleophas ni izina rikunze gukoreshwa cyane n'abakristo. Rino zina kandi ni izina ryakunze gukoreshwa cyane muri Zimbabwe, Malawi, Namibia ndetse na Zambia. Bamwe mu bantu bamenyekanye kuri rino zina Cleophas harimo Cleophas Newhook, wavutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1943. Yamenyekanye cyane mu bikorwa bya politike. Harimo kandi Cleophas Barore wamenyekanye cyane mu itangazamakuru ry'u Rwanda, cyane cyane akora kuri radiyo Rwanda. Hari kandi Cleophas Lega, uyu yavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1913. nawe yamenyekanye mu bikorwa bya politike. Rero niba witwa Cleophas uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Cleophas, nifurije kugira ibihe byiza. Reka ngusabe gukora subscribe niba uri mushya hano. Nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.